Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel. Iyi ni Urubibi TV. Naho nge ndi Shadi Nshuti. Reka tugusabe niba utarakanda subscribe uyikande kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho ako kanya. Ukande like hariya hepfo ku kaganza. Hanyuma ukande na share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bigera no ku bandi benshi. Hasi uze no kuduha igitekerezo muri comment. Reka tuvuge ku rubanza ugomba kubamo nk'umuntu nyamuntu. Uko wakwigira kose mu buzima, urwego rwose waba uriho mu buzima, kubaho bigusaba ikiguzi cyo kubana neza n'abandi. Nta mugabo umwe, nta nkingi imwe, mu rubanza havuga abagabo. Nugira amahirwe yo guhabwa intebe mu bandi, icyo cyicaro uhawe uzacyitwaremo neza, wumve, utange inama kandi ukore nk'abandi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bukwe. Nge ndi Shadi Nshuti, iyi ni Urubibi TV. Mu buzima hari iminsi mikuru cyangwa ibirori tugira igahuza inshuti n'abavandimwe bavuye imihanda yose. Ubwo tuvuze ku birori, reka twitse gato kuri umwe muri yo, ubukwe. Ubukwe ni kimwe mu birori bikorerwa umuntu akabireba nawe ubwo akanezerwa. Ubukwe mu ijambo rimwe ni gahuzamiryango ku mpamvu nziza. Uyu muhango wa mpuzamahanga ndetse w'agatangaza urategurwa, ingeri zose zigaterana kugira ngo uzagende neza. Ubukwe si ubw'umuntu umwe, ubukwe si ubw'umuryango umwe gusa, ahubwo ni ubw'inshuti n'abavandimwe. Niyo mpamvu mu bihe nk'ibi itafari ry'umuntu wese uko ringana kose rirakenewe cyane kuva butangiye kugeza bunasoje. Mu gutegura ubukwe hakenewe ibitekerezo, ibikoresho ndetse n'amafaranga. Nibyo ubyumvise neza, amafaranga ku kigero cyo hejuru ya 95% y'ibyo dukenera bikorwa n'amafaranga. Ari nayo mpamvu akeshi inkunga y'amafaranga bari ingenzi cyane mu bihe nk'ibi byo gutegura ubu bukwe. Guhunga umujishi ni ubugwari, guta abandi ku rugerero si ubutore, ahubwo ubushobozi butoya nitubuhuze nibwo butore twanatojwe. Ni mucyo dufatanye n'iyi miryango gutegura ubu bukwe. Ni mucyo dushyigikira iyi miryango mu myiteguro y'ubu bukwe kugira ngo buzagende neza. Urubibi TV tubifurije imyiteguro myiza, tubifurije urugo rwiza, abageni beza. Hanyuma Imana izabashyigikire. Mwebwe mwese muteze amatwi Urubibi TV n'abari kureba amashusho y'Urubibi TV, tubasabye inkunga yo gutegura ubu bukwe. Tubatuye Imana, Imana izabubakire, Imana izabane namwe, Uwiteka abane namwe. Naho ubutaha, ciao ciao. Niba utarakanda subscribe, reka tugusaba kandi subscribe, like ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera no ku bandi. Murakoze cyane. Ciao ciao.